Mani ndabaye buriya mbona n'umubyeyi Kagame nawe arangobotse. Haleluya. Rwose amasengesho y'uyu musaza rwose yagize akamaro kanini cyane kubera ko Imana uburwayi n'intuze n'ubutindi mbese n'ubukene bukabije byahise. Bahamaga ibiryo bampaye byose nkabona ni ibintu by'ibisimba. Habona ni ibintu by'ibisimba bakabimatiriza ku ngufu ariko nge nkabyanga nta kwambara imyenda kandi nkabona ari nkimbwa nkabona hepfo y'imisozo y'igitenge kwa kundi bambaye igitenge. Nuko rero ubwo Imana ikorera muri uyu pasiteri Laban Bizimungu. Ngiye gushima Imana kandi dushimira na bene data mumaze kutumenya kuri televiziyo zandi UMUKRISTO. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Kandi ubwiza bw'Imana butindane na bene data bari mu Rwanda, bari hirya no hino mu bigamane itandukanye, abanyarwanda mu bahanze, aba diaspora, ubuntu bw'Imana bubane namwe cyane. Ngo rero twatembereye tugera mu rugo rumwe rw'Imana yakozemo ibitangaza. Ndetse n'impamvu twatembereye ijambo ry'Imana riravuga ngo uzatinya kumpamiriza imbere y'abantu nanjye ndago nzamuhamiriza imbere ya data n'abamarayika. Ubwo rero hari igitangaza Imana yerutse gukora mu mezi yatambutse. Umuntu wari urwaye bikomeye ndetse byo wabwira n'abandi, ariko hamwe no gusenga uriya muntu bamuyoboye inzira zo mu bapfumu, bamuyobora inzira zo gushikisha n'izindi nzira mbi, arabyanga arakomeza arizera, yizera ko Imana ishoboye byose. Cyakora muko kwizera kwe yahuye n'abanyamasengesho barasenga, Imana iza gukora igitangaza, umurwayi arakira. Twahageze rero nibo twasuye, reka tubabereke. Mukecuru arabasuhuza mu izina rya Yesu. Mukecuru basuhuze. Urabasuhuza. Nitwa Niramekeremanse. Yego. Ni ngewe wari umaze igihe mu ibyo bibazo by'inzitane, nanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Abasuhuze mushiki wacu nawe bibi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndashima Imana yo mukozi w'umuhanga ukora imirimo n'ibitangaza tukanesha. Nanjye ndi gushima Imana aho yankuye. Ndi kumwe na pastor wanjye Bizimungu Laban, ndi kumwe n'umubyeyi wanjye yabibwiye amazina, ndi kumwe n'umuvandimwe Josiane nawe arabibwira. Ndi gushima Imana rero aho yankuye kandi nkabanyishimira aho igejeje iri gukora. Nitwa Ikimana Maye Marie Claire, amazina banzi cyane ni Nyirabasare. Arakoze cyane mushiki wacu kubasuhuza, ndetse nawe akabereza karibu agashima Imana. Ku ruhande rwe hari by'Imana yakoze, ariko ikiduteranije muri urugo rwa Niramekeremanse ni ibitangaza Imana yamukoreye, kabikorera umukobwa we, ikabikora muri rugo, ndetse no umukobwa we Imana yakora ibitangaza nawe. Turi kumwe nawe, muri kumubona nawe, nabanza basuhuze mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana yacu yabwa icyubahiro. Nitwa Horisenga Josiane, akaba ari ngewe Imana yakoreye igitangaza gikomeye cyane. Nkaba narakize ubu ngubu nk'abandi muzima. Ndigushimira Imana cyane, Imana yacu ikomeze yabwa icyubahiro. Arakoze cyane uyu mushiki wacu. Ndagira ngo tugere wowe uzadukurikirana, kuko buri hari abantu bazi ngo Imana yacu ndigikiza indwara, Imana yacu ndigishoboye, ariko turagira ngo turi hano kuri iyi televiziyo tubahamereze ko Imana ishoboye, kandi abayizeye abakiyiringira Imana iracabakiriza indwara. Mu by'ukuri byari ibintu bikomeye cyane uburwayi uyu mushiki wacu yararwaye, twumvaga ko ari ibintu ndetse natwe ubwacu tutakwishoboza,
ariko dukomeje gusenga turayizera turayiringira tubona Imana ikoze imirimo n'ibitangaza. Turagira ngo rero tugutangarize wowe uzatwumva cyangwa se nawe ufite ikibazo cyananiye, ufite uburwayi bumaze iminsi, umurwayi wawe yarirukanze ku gasozi, umurwayi wawe amaze imyaka myinshi cyane, waravuje birananirana. Turagira ngo twongere tukubwire tuti haracyari ibyiringiro. Turagira ngo twongere tubwire tuti Imana yakira cyakiza. Komeza uyizere kandi ukomeze uyitumbire, mu gihe gikwereye Imana igikuraho ikibazo ikazana igisubizo. Mbere yuko dukomeza, reka tubanze dushimire Imana mu isengesho. Mana, turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, uri Imana isumba byose, uriho kandi uzahoraho. Data wa twese mwiza, tugushimiye kuba tugeze muri uru rugo, izina ryawe niryubahwe. Data wa twese mwiza, kandi tugushimiye imirimo n'ibitangaza wakoze mu izina ryawe ryera, ibyo tutabonaga tutakwishoboza mu izina ryawe ryera, ibyo abantu bari bananiwe mu izina ryawe ryera, ibyo abaganga bari bananiwe wowe warabikoze. Mana, turagushimira kuba bikoze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. None rengaho bana natwe, komaze kudufasha mu izina ryawe ryera, kandi umugisha kandi ukomeze ufashe na bene data bari mu kibazo ngicyo twari turimo, barwaje cyangwa se barwaye uburwayi bukaba bubakomeranye, bubamaze igihe kirekire. Nabo Data wa twese mwiza, turabasengera tubabwira ngo haracyari ibyiringiro, tubabwira ngo mu gihe cy'Imana, Imana igikiza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. None rero Data wa twese mwiza, komeza kudufasha kandi dusengeye na bene data bashiki bacu bazafungura kino kiganiro bagakurikira Data wa twese mwiza kino kiganiro, izina ryawe rigashyirwa hejuru. Ngato bashishe kandi utindane natwe, niko dusenze Imana mu izina rya Yesu, amen amen. Nk'uko rero twatangiye tubabwira, Bibiliya iravuga ngo uzatinya kumpamiriza imbere y'abantu, nanjye sinzamuhamiriza imbere ya Data n'abamarayika. Mu by'ukuri turagira ngo tubwire mwebwe abadukurikiranye ko uyu mwanya burya ni byiza niba ari w'icyo Imana yakoze kukibwira n'abandi. Burya uko niko kuba umuhamya, kuko niyo dusomye mu ijambo ry'Imana hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Yesu yabwiye abigishwa be ngo nuko ngo umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumbamya, muzambamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya ndetse no kugeza ku mpera y'isi. Ntabwo turi hano ngo twiyerekane, ntabwo turi hano ndetse ngo mukecuru tubere kukwasa, ntabwo turi hano njye uyoboye ikiganiro ngo mbereke ko ndi munini ndetse n'ibiro byanjye mbitane na bikeya, ariko ndamya ndashidikanya Imana iri muri njye ni nini. Yaremye ijuru, yaremye isi, yaremye inyanja, kandi iyo Mana iri muri njye uwo yishingikirijeho ariho none kandi ariho no mu gihe kizaza. Ni Imana itanga ubugingo. Turi hano rero ngo twongere tubereke imbaraga z'Imana. Turi hano rero ngo twongere tubereke mwebwe abari bacitse intege. Yenda birashoboka ko urwaje umuntu wawe bitewe n'uburwayi arwaye, yenda akaba yarukanze ku gasozi, ukaba waramubuze, akaba ari mu bitaro by'indera, akaba ari ahandi hatandukanye, ariko hamwe n'abaganga kuvura, hamwe no gusenga kwawe, tangira wizere ko Imana iza gukorera igitangaza. Buzaca mu gitondo kimwe nawe uri gushima Imana, buzaca mu gitondo kimwe nawe uri kuririmba indirimbo z'amashimwe. Mu by'ukuri turi hano ngo tubabwire imbaraga z'Imana, turi hano ngo tubahamirize ko Imana igikiza uburwayi. Ngera hano muri uru rugo bone ntabwo nari mbazi. Uyu mushiki wacu Kereri niwe wumvishe ko nsenga, n'abantu ubwabo ntabwo bari banzi, ariko bitewe n'iyi mpamvu y'ikibazo cyari kiri muri uru rugo, mushiki wacu amaze kumbona niwe wambuje na bano. Yenda twamuha mikorofone nawe akababwira uburyo Imana yaje kumukoresha, akamenya akambuza no muri uru rugo ngahagera, twamuha mikorofone akababwira icyabimuteye kumbuza n'aba bantu. Ndongera nshimira Imana yo yakoze imirimo n'ibitangaza, kankoresha nkabwira Pastor Laban umushumba wanjye ko yafasha aba bavandimwe. Ndabihamya nongere mbihamye
nari mfite ikibazo kiremeye nanjye narafashwe n'uburwayi nsa nkaho nari narirutse ku musozi narasaze iwanjye hari ibintu by'amadayimoni byaranze abavuzi byaranze abakozi b'Imana bamwe byaranze igihe kiragera menya ko uyu pastor akora asenga kandi Imana igakora imirimo ubwo nanjye narahagurutse njya gusura uyu mubyeyi nsanga umuvandimwe umwana we Josiane ameze nabi cyane numva ngize ikintu cy'ikibazo kubera ko nari nzi ko mfite umuntu ushoboye ndabegera nanjye mbabwira yuko uyu pastor Laban abishoboye ko umwana agomba gukira bari baravuje byaranze cyakora babanza kubyanga ariko nanjye ubwanjye mwuka wera rundimo nari maze nanjye gufata imbaraga nzikuye kuri pastor Laban ndababwira mbabwiza ukuri ntimubikore mureke mbayobore kuri mbageze uko nanjye yaramfashije ibintu Imana izabigenza neza baranyemerera tugerana kuri uyu pastor Laban Imana ikora imirimo n'ibitangaza Josiane ni muzima ndi gushima Imana iyo koze imirimo n'ibitangaza yari igaragaje rwose pe ndabihamya n'umubyeyi arabisobanura nge ndabihamya kuko Imana iriho ikora iravuga bikaba yateka bigakomera kandi muyizere nkuko nanjye nayizeye kuko nanjye ubuzima nari ndimo sinari nzi ko nagera heraho Imana ngo nanjye ngo mve mu mbubata nari ndimo nari umusambanyi nari umusinzi nari umucanzaratsi ariko Yesu umwana w'umukiza amaze kumwemera bose angirira ibambe aranyeza arantunganya arambabarira ubundi nanjye ubundi guhamya kandi ndi gukora kandi nzakomeza mpamye kandi nzakomeza nkore kuko yampaye imbaraga ndi gushima Imana rero kuba ibi byose biba bikoreshejwe n'imbaraga z'Imana si kubwacu twebwe abana b'abantu twebwe turi abantu ariko Imana turimo uyizeye ukayemerera ukemera Yesu nk'umwami w'umukiza akagukoresha aragukoresha ntarobanura ndi kubihamya rero nzakomeza mbihamye rwose Imana yarabikoze uyu mubyeyi nawe arabasobanurira ngewe nemereye data uri mu ijuru ko nzabana nawe ko nzamukorera azancisha nganisha ko nzahajya nandi hose azanshoboza kugera nzahagera kandi nzakomeza mvuge ibitangaza by'Imana yo mu ijuru Yesu Kristo nk'umwami w'umukiza ku buzima bwanjye nzakomeza mukorere amen. Sawa arakoze cyane Imana ikomeze kumuduhera umugisha mushiki wacu nawe ahamije Imana k'Imana yabanje kumubarira ibyaha turabayobozi be ni natwe twamuyoboye ku nzira ijya ku musaraba turamufasha kugeza ku rwego agezemo nk'uko amaze kubabwira yatugezeho nawe bitamworoheye turamusengera tumaze rero kumusengera nibwo nawe yaje kuduhuza n'uyu mukecuru hari ikibazo cyari kimuremereye cyane mukecuru yenda nawe tekereza kiriya gihe igihe umbona hano bwa mbere ndetse menya ari nabwo wari umbonye bwa mbere mu maso yawe nubwo wenda twari dusa nadutuye mu murenge umwe ariko menya ari nabwo wambonye cya gihe umbonye wamona ngakatira hano wumvaga bimeze gute bakumbwira ko hari umuntu wasenga umurwayi wawe agakira wowe wabyakiye gute wabibonye gute ubwiza abanyarwanda ukuri ubwira abandi bacitse indege nabo babwiza ukuri kuko turi hano ngo Imana ihabwe icyubahiro si twebwe dushaka ngo tweshe icyubahiro kuko turagira ngo tuvuge imirimo n'ibitangaza by'Imana kuko birashoboka ko hari abantu uyu munsi barindagiriye mu bapfumu hari abantu uyu munsi barindagiriye mu nzira zigoramye ariko buriya Imana yacu yo ni umutabazi aya makuru yahereze abandi kandi unabagarure ku Mana ubereke ko Imana yacu kwitabana mu gihe gikwiriye nawe ugire icyo ubabwira mu gihe. Haleluya amen. Rero ngurikije ukuntu ko nari maze kubona ibintu uko bimeze ndabwo rwose pe abavuzi bari bamaze kuba kundya amafaranga menshi cyane ni ukuvuga ngo nahuye n'uyu nyirabasare ariko nataye umutwe pe noneho umurwayi ari gukuramo imyenda akiruka ku musozi Yego. ubwo rero noneho naramwozaga namwicaza ngariya ngiye kuzana amavuta musige ari umuntu wabyaye afite umwana kandi nanjye ubwo ndambaraga mfite nanjye ndi umurwayi hanyuma na kwicaza hariya najya kuzana amavuta ngo musige najya kubona ngabona umukobwa yaturumbutse yirukanse yagiye n'uyu nguyu ubwo rero twaje guhura arambwira ati hari umuntu wamushobora
cyo kora nanjye ndamubwira ndisha ntabwo ngewe niyo waza n'iki niyo byagenda bite mwihorere ngomeze ngumane nawe kubera ko abavuzi bamaze kundya amafaranga menshi kandi sinshaka abantu bo kumbwira ngo barasenga bari kuntesha umutwe bari kunyaza abo bantu rwose ntabwo mbashaka uyarambwira ati rwose uwo muntu humura n'umukozi w'Imana ntabwo azakuyaza ndi woya tiwasanga ari wa undi ushaka kunyaza hari kumbwira ngo barakuroze kandi atarabihakura ari ukumpabura gusa kumbwira ngo bakugize gutya na gutya cyangwa shitani gufite gutya atarayingiza ati ntabwo nshaka umuntu wo kuza kunyaza uyu nguyu icyo kora aza kunyemeza yuko uwo Labani rwose byanga byakunda ashobora kugira icyo akora ku mukobwa wanjye ndamubwira nti nta kibazo mbahaye karibu muzaze nta kibazo pe ubwo zamana zo kungizangiza Imana mbona mu gitondo baraje cyo kora rwose uno musaza ikintu namukundiye nawe cyane nuko yaramusengeye bararwana baragugurana ndatekereza ndi mu gitondo ndaragaruka ntabwo azagaruka ubwo rero mu gitondo ngiye kubona mbona umusaza agarutse wenyine rwose araje arasenga barongera baragugurana manze naramuriye urutugu noneho ndavuga ndi yigeze nduma urutugu inshuro zigeze gamuriye noneho ntabwo azongera kugaruka ubwo noneho ndavuga nti Mana uwi muntu none ngiye kubona ikintu cyantangaje ngiye kubona mbona yongeye kugaruka arasenga none mubwiye nti yewe nagize ngo ubwo yakuriye ndabwo uragaruka nawe ati ndabwo ari we wandiye ni satani yandumye kuva yandumye rero nanjye dahangana nayo paka igiye cyo kora ndamubwira ndi kukubona mukwemera ndi kukubona rwose ndi kumva utangiye kumba icyizere niyo ataramuka kizi uyu mukobwa wanjye niyanga gukira nzamujyana indera yigumire yo nta n'umuntu uzongera kumuvura w'umunyarwanda naho namuvuzaga mpita mbarika imiti ndayifata ndayijugunya rwose kuko nari ndi kubona umuhati we n'amasengesho ye hari icyo gashobora kubyara ubwo rero ni nabwo namubwiye ni nabwo navuze nti rwose senga ndamukurekuriye usenge nibyanga nzahita mujyana ku indera abari yajya ntabwo nzongera kumuvuza mu kinyarwanda nta n'umuntu uzongera kuza kumusengera ubwo rero umusaza cyo kora arambwira ati mbabarira ndananiwe kuza ndi kubiburira akanya mbabarira umumbereze mujyani iwanjye ahasigaye njye musengera ubwo rero icyo kora tubivuganyeho n'umutware wanjye abandi nkurikije ukwitanga kwe nkurikije n'uburyo aza bakagugurana bakakubitana akagenda ngabona mu gitondo aragarutse uyu muntu twahuye ntamuzi ndakinda nsaba rwose byari byo byose tumumurekere maze turebe uko bizagenda tumumurekere turebe wabona imbaraga z'Imana zishaka kwigaragariza muri buriya muntu wasanga ibyo bavuze ari ukuri ubwo rero umukobwa turamumuha aragenda ajyayo akoresha ibishoboka byose ngajya nyaruka nkareba akajya ambwira ati bimeze neza ubundi ati bimwe bimeze utya noneho yari yarasize nsenyaguriye hano yarahasambaguye yarahasenyaguye ahasigaye ndi mu marira n'agahinda gusa inzugi zose yarazinoboyemo yarajugunye nk'iriya puriya bitanda yarasenye ameza yarasenye n'ibipangu yarashwanyaguje yarajugunye hariya ibintu byose yarabirimaguye ubwo rero za mana zo kuntabara Imana intabaye buriya mbona n'umubyeyi Kagame nawe arangobotse rwose amasengesho y'uyu musaza rwose yagize akamaro kanini cyane kubera ko Imana uburwayi n'intuza n'ubutindi mbese n'ubukene bukabije byahise bigenda icyo nacyo ni icyo umuntu yashimira Imana kubera ko rwose ni ukuri ubukene ni ukuvuga ngo uburwayi izo roho mbi zantezaga ubwo burwayi nubwo na nubu nyine mbese mba nameze nabi ariko ntabwo navuga ngo ni roho mbi nitsindwe mu izina rya Yesu ntabwo navuga ngo niyo kubera ko ni ibihe bya nyuma nyine narangije kubyakira ariko ndahamya ngomeje ko uyu musaza rwose isengesho rye Imana yaryumvise ityo arakoze cyane uyu ni umubyeyi w'umurwayi nguko amaze kubabwira umurwayi yararangije ibintu bye byinshi ariko mu gihe gikwiriye Imana iduhuje nawe byaratunganye
numvise ko abahaya n'ubuhamya bone tugeze muri urugo ntabwo byaremeze neza no mu mibereho, ariko twarasenze nanone Imana ikora igitangaza, akomoje kuri nyakubahwa perezida wa repubulika, nawe baramwibutse. Mu by'ukuri ibintu birasobanuka, buriya bishaka kuvuga ngo twageze hano mu gihe cy'Imana. Imana ikora imirimo, Imana ikora ibitangaza. Mu by'ukuri nawe ubwe yabonye ko hari Imana itabarira igihe. Mu by'ukuri byaje kurangira inzu bayisanuye, amafaranga atazi ko aho yaturutse, bya bitangaza by'Imana. Kandi ngere hano bwa mbere Imana yarangoresheje, nambya ngo uyu murwayi wawe azakira, kandi n'ubuzima bwawe hano mu rugo ibintu bizahinduka. Ntabwo narinzi amakuru, ariko ijuru Imana yacu dukorera yaduhaye amakuru, irabikora, irabivuga, iranabisohoza. Ngo renda tutibanze mu magambo, reka twakire n'uwari urwaye kugira ngo nawe abihere ubuhamya ko yiyumvaga ameze nuko ameze uyu munsi, kugira ngo nawe abasangize kwa ayo makuru. Ariko nagira ngo nongere mbabwire ngo ibi byose turi kubikorera kugira ngo twerekane imbaraga z'Imana. Ntabwo ari imbaraga zacu, si imbaraga z'amafaranga, si imbaraga z'uyu mukecuru. Muramubona rwose ari mu myaka itari mikeya, nda nubwo ari n'imbaraga zaba turi hamwe. Hokeze n'imbaraga z'Imana twabikoze, zabikoze. Izi rero nazo dushaka kuvuga kuri we munyarwandakazi, wowe uri hanze hirya no hino ku isi, kugira ngo tukwereke ko Imana mu gihe gikwiriye igikiza. Yenda washobora kudukurikirana bamaze gukora tarisiferi yo kujya kuvurirwa mu Buhindi cyangwa se ahandi hirya no hino ku isi, ariko mbere ya byose nubwo uzahagurukana n'Imana yawe, kuko burya abaganga Imana itakoze ntacyo bakwishoboza. Ngo rero turagira ngo twongere tubabwire ngo Imana irahari, irashoboye, kandi iyo tuyivuga tuba tugomba no kugaragaza ibihamya by'ibyo yakoze. Uwo rero yakora igitangaza nyirizina, dore ngo yo arabibwira, namara kubibwira ababwira no kumvaga bimeze nk'uko uyu munsi bimeze. Karibu. Murakoze. Ubundi nababwira amazina yanjye, nitwa Horisenga Josiane. Rwose Imana yankoreye ibitangaza bikomeye cyane. Uyu munsi tuvugana izi saa tuvugana ndi muzima rwose, nta kibazo mfite. Muri icyo gihe rero ukuntu byari bimeze, njye gusa nta bintu byinshi navuga, ariko muri icyo gihe ukuntu byari bimeze, mbese bahamaga ibiryo bampaye byose nkabona ni ibintu by'ibisimba, bakabimatiriza ku ngufu, ariko njye nkabyanga. Nta kwambara imyenda ikandya, nkabona ari nk'imbwa, nkabona hepfo y'imisozo y'igitenge, wenda kwa kundi uba wambaye igitenge, hepfo ku musozo nkabona ni umunwa w'imbwa, sinkabona banyambika umupira ku maboko, nkabona ni imbwa zigiye kundya, nkabona ni imbwa ziri kundya, imyenda nkayikuramo. Mbese nagenda nkabona sindi gukandagira ibintu by'ibisimba, naryama nkabona ndahantu kure hameze nabi. Mbese Imana yankuye kure cyane, Imana yankuye kure cyane. Kwa kundi ushyira ibiryo ku isahani, nkabona ni ibisimba biri kugenda ku isahani, wenda yaba ari nk'ibishyimbo, nkabona ni nk'ibinyamunyamu biri kugenda ku isahani. Bo bakabimatiriza ku ngufu, wenda bazi ngo ni ikibazo cy'uburwayi gisanzwe, kandi njye ndi kubona ari ibisimba, bakabingabura ku ngufu, ariko nta kundi byari kugenda. Nuko rero ubwo Imana ikorera muri uyu mupasiteri Laban Bizimungu, ubwo aramvura. Rwose izi saha ndi gushimira Imana yankoreye, kandi ndashimira n'umudamu we, nawe muri icyo gihe banjyaniwe mu rugo, uburyo yanyakiriye neza, uburyo yambaye hafi, akajya aramfurira, akanyoza, akansiga amavuta, akamenya muri buri kimwe cyose, mu buryo yifuzaga, nta na kimwe nabuze. Rwose ndashimira umudamu we cyane, ndashimira n'umupasiteri Laban Bizimungu, ndashimira na mama uburyo yambaye hafi. Icyo gihe narwaye umwana wanjye afite amezi 4, nkirafite umwaka n'igice, ariko ndashimira Imana mbere ya byose. Ndashimira mama wanjye
ukuntu yandereye umwana neza, yamfatiye umwana neza, umwana wanjye ntacyo yigeze abura. Kandi ndashimira n'abavandimwe bagiye badufasha hirya no hino kugira ngo umwana wanjye nawe amererwe neza. Kandi ndashimira n'abandi bavandimwe nanjye bagiye bamfasha kugira ngo nanjye mererwe neza. Ndashimira Imana, mbese Imana ihabwa icyubahiro. Arakoze cyane gushima Imana, kandi ashimira n'abaturanyi, ashimira n'umubyeyi we. Nje nk'umuntu wari webereye kuri tele, wowe uzatwumva, ntabwo byari byoroshye, kono mumubona Imana yongeye guteraho inyama, bamumamagarira ngo nze murebe, namanje nagira ngo nakana k'imyaka 13, ariko yandeba yabana nshuti yanjye, ndagira ngo ubwire atari imbaraga z'Imana, yarakurebaga wowe ubwawe ukaba wahunga. Ari uko nanjye narinzi neza ikintu kindimo, noherejwe n'Imana, bushake bw'Imana buri muri nje. Yandeba ngamureba, yajya hejuru ngajya hejuru. Nshuti yanjye, rwari urugamba rutoroshye, byari ibihe bidasanzwe. Mwambwire, yarwaye umwaka n'igice. Mu mezi ya mbere babanje kumujyana watandukanye. Murumva ko n'umukecuru yabivuze, hari abamugezeho baramubesha, bamurya amafaranga, baramubwira ngo nakora ibi n'ibi, kora ibi n'ibi. Byabaye ibintu birebire cyane. Kumva rero kongera kwemera ko hari undi muntu uraza yitwaje gusenga, byari bigoye guhita byemera. Cyakora nanone ikintu natangariza ubwoko bw'Imana, mwe muzatwiga amatwi, bona umuntu wese uzaza ashyira amafaranga imbere, uwo muntu azaba afite ikibazo muri we. Koko njyewe narinzi uwo ngorera, kandi nkaba narinzi ko umurwayi gukira ko ari icyubahiro cy'Imana. Ndashyizeho umwete kandi ngiraho ubushake, kandi nanjye ubwanjye iyo navaga mu rugo nje gusenga, nabanzaga gusenga Imana ikambwira ati humura, ntabwo nzagukoza isoni, nzabana nawe. Ngahagarara kuri iryo sezerano, ngahagarara kuri iryo banga. Iryo banga rero ni naryo ryadushoboje kugira ngo dukomeze twingingire uyu mushiki wacu mu gihe gikwereye. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, tubona mushiki wacu waruyisenga, tubona rwose ibyari byaramuteye biragenda. Nguko amaze kubibabwira, tekereza ibiryo ukabona ni ibinyomonyumo, imyambaro ukabona ni ibisimba bindi. Mbabwire ngo byari ibihe bimeze nabi cyane, byari bimeze nabi. Yambaraga ubusa, ariko mwamaze kumva icyabimuteraga, kuko burya nawe ubonye ikintu kize kigusatiriye wagihunga. Niyo mpamvu rero yakuraga iriya myenda. Ariko ndashima Imana uko yagiye akira, niko yongeye gukunda ya myenda yandi yajugunyaga, yongeye kuyishaka akagenda yambara. Uko yaryaga ibiryo turwanye nawe, ko yagiye akira, nako yagiye ashaka kubirya, noneho akabikunda. Ariko murumva ikibazo ntabwo yari we. Bana b'Imana kandi inshuti z'Imana, mwebwe abakomeje kutwumva, yeno si iki gihe duhagazemo nese iriho amayobera, nese iriho ibintu bitandukanye utamenya ubwoko bwabyo. Ngarangiza rero mbagira inama ngavuga ni mu Mana honyine no hari ubuhungiro, mu Mana honyine no tugomba kwisha ibintu bikemera, mu Mana honyine reka bariyo twiragiza. Urabona ugushaka kw'Imana, uyu mwana ngo arafite amezi 4 yonyine, ariko arangije amara hafi uwundi mwaka wose mama warwaye. Cyakora umwana nawe turashimira Imana ko yakize. Iyo bamumuhaga butoya, yihutiraga kumujugunya mu muriro, ngo ni igisimba ari kujya kujugunya mu muriro. Ngo uyu mama we nabibebwire ngo umuntu nawe wabanje kumurwazaho, nabebwirire uko yafataga uyu mwana we. Ibyo byo ni bitanga, ibyo byo ni bindi yabaga muhetse, yarazaga akamukura haryamye, yarangiza akamuheka akagenda ari kwirukanga, yabona agaterura isafuriya vuba kumbabura akajya kurambikamo ngaba najavuye na isumika aba yahiye. Umwana mbese ni ibitangaza byagiye bikoreka. Ni Imana yamurinze. Ariko cyane ni ukuri muzehe wangiriye neza pe, kandi ni ukuri nawe ukwemera kwawe
akomeje mbese ko arangomeje kandi numva ni ikindi kintu numva utari wenyine ntabwo uri wenyine pe gusa imbaraga zagukoresheje ni ukuri cyo kora zizakomerezaho uzakoresha ibishoboka byose zitazaguca mu myanya y'intoki rwose nugukomera kw'iryo kamba kubera ko ari ukuntu mwakubitanaga ingumi muno ahangaha mw'iyi nzu ndi kwirebera nabona uburyo murakubitanye ngatekereza ko utazagaruka ariko ngatangazwa no kubona ngani mugoroba ugarutse ukomanze nareba nakura kenda nkabona ni Laban bandiye uyu muntu ntabwo byoroshye noneho natekereza nuko nda kintu mba naguhaye ndani kintu mba nguha ari ukuza gutyo gusa utanasanga nahishije ngo uremera kurya n'ibiryo ndetse kumva nabyo ni ikibazo gikomeye cyane ngavuga ndiye uyu muntu afite ikiri kumugenza koko ngo rero icyo nshimira Imana nuko icyakugenzaga cyabaye impamo nukuvuga ngo icyo nshima Imana mu by'ukuri nubwo bwose waje nanjye nubwo ninjiye mu icyo kibazo cya Josiane mvuye muri CHK nanjye ubwo urukumva nari mvuye udufaranga twose n'ubushobozi bwose bwaranshiranye mvuye kubagwa muri CHK nukuvuga ngo bayishimira mbura amahoro tugashimira Imana yacu ko yakijije umurwayi iryo nishimwe dufite na nuba amahoro narayabuze ariko byonyine gusa kuba narashoboye guheka uriya mwana mugani ngashobora kwihanganira Josiane nawe ukangirira impuhwe z'ukuntu umeze ukajyana Josiane yewe ejo atazaruhaka akakwica akagukubita agataburete mu mutwe ugasanga uraguye mu mbe mujyane iwanjye icyo cyonyine gusa Mana nyamara ndacyashimira kandi nzagushimira umva uzangaye guhera oya buriya ngiye mu gusenga kwanje duharaniye ko Imana ihabwa icyubahiro hano mu isi yego turabizi dukeneye ubuzima dukeneye kubaho ariko burya ubuzima nyabuzima n'ubuzima buyobowe n'Imana kandi ubuzima nyabuzima n'ubuzima buzabona Imana tukabana n'Imana mu ijuru buriya iyo unsabeye umugisha vugote uri umwana w'Imana Imana iragukoresheje numva nda kintu kindi cyandutira icyo ngicyo kubona kandi nanjye ngabona icyo Imana yakoze ngabona iragikoze ikingwaresheje manumva ari ikintu nashimira Imana kandi ngumva ndanyuzwe rwose naho ibindi mukecuru twishimire ko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza tubiyishimire kandi koko nanjye ngwebwirire ngere nabo duteze amatwi uretse kumva Imana yonyine ndebye uko umurwayi yari ameze n'ubukana yari afite mukecuru kubyivugira hari igihe nageraga hano mu rugo nganigana nawe tukajya mu mitsi nanone ndagira ngo nongere nibyerere abasenga burya hari igihe rimwe na rimwe amasengesho atari uguhumiriza gusa hari igihe rimwe na rimwe amasengesho atari ugupfukama gusa reka da iyo byabaye ngombwa n'igihe kiragera ugahaguruka iyo byabaye ngombwa n'igihe kiragera n'ingumi ikajyamo kuko umudayimoni uhanganye nawe afite amacumu afite ibisongore iyo utabaye maso hari igihe yagukuramo n'ijisho byabaga ngombwa rero ko inza ngakunja amapantaro ngakunja amashati vanga urugamba ngiyeho ndabwo rworoshye cyakora Imana ikamba imbaraga ngahangana n'uwo mudayimoni kugeza saizi Yesu yaranesheje ni yamamare ni muzima dufite insinzi mushiki wacu ngo yarakize ni muzima ndagira ngo nawe ufite ikibazo cy'uburwayi nawe rwose umva barahangayitse komeza wizera Imana nshuti yanjye komeza wizera Imana Imana irahari mu gihe gikwereye Imana izakuraho uburwayi Imana izakura ikigeragezo cyawe twakire na mushiki wacu nawe agira ikindi kintu ababwira ashimira Imana kandi akomeze nanone avuge ku mirimo y'Imana n'itangaza by'Imana hagati aho turaba turi gusoza nongeye gushima Imana vuga ubuhanga bwayo bukomeye neza n'ubuntu byayo bikomeye binahagije nababwiye ko nari umusambanyi nari umusinzi nari inkozi y'ibibi irenze byose ariko Imana inkura mu rwobo nari ndimo inkura mu bazimu nari nicayemo nari mbarimo neza bwite aho ngewe nivuganiye n'abakurambere nkoresheje ibikoresho byo mu wanjye mu rugo nitwa ngo ndi kwivuza kandi ndi gupfa nari narapfuye ngewe ubwanjye nageze mu mirambo ngera mu bazimu
barankoreshaga ntazi ko ndi gukoreshwa nabo, ariko data wo mu ijuru arandwanirira, araneshereza, nyambika imbaraga, arandokora, arambohora. nari nziritswe mbashijwe n'ibibi byinshi bya bindi byose muzi bibaho. Icyiza rero nkibabwira, twizere Imana iri mu ijuru, twizere Yesu Kristo watubambiwe ku musaraba, yabambwe kubw'ibyaha byacu, arabambwa turabambururwa. Nanjye mubabamburuwe kubera Yesu Kristo ndi gushimira Imana, ndi gushimira Yesu Kristo, ndamushima kuri iyi saha uyu munota, yumve ahari mu ijuru ko mushimye. Ndamushimye, ahabwa icyubahiro kandi akomeze abane natwe, abane n'abamwizeye nk'umwami w'umukiza, ahubwo agabanye umubare w'abarimbuka, yegere babandi bari bameze nkanjye, babandi ndabwira babandi banywa inzoga, babasambanyi, za nkozi z'ibibi zose, ndazibwira ngo zihaguruke zegere Yesu nk'umwami w'umukiza azitabare. Abasinzi bahaguruke, abasambanyi bahaguruke, bumve ko ukizwa ari ibya mbere, nta mana nta buzima. Ndi gushimira Imana rero kuko mfite ubuzima buzira umuze. Yesu Kristo uri muri nge, niyamamare muri nge. Habwa icyubahiro Yesu Kristo, habwa icyubahiro, ushimwe kandi ushyirwa hejuru, kuko aho wankuye ndahibutse, ndibutse Yesu we, habwa icyubahiro, habwa icyubahiro. Ndabwira bene data, barumuna banjye, bakuru banjye, begere Kristo abasange, atanga karibu kuri buri wese. Ayiwe Yesu we, amashimwe ni menshi, sinabona uko nyavuga. Amina. Sawa, arakoze cyane. Burya hari igihe umuntu yibuka ibyo Imana yamukoreye akaba yabura n'icyo avuga, kuko ibyuzuye amashimwe, ibyuzuye imitima yacu, ibyo twashimira Imana, ibyo Imana yakoze tubirondoye ndawabirangiza. Ni byinshi, umubare wabyo ntabwo urondoreka. Uriya abuze icyo avuga, arebye naho yari ari kera n'ahagaze uyu munsi. Niyo mpamvu yuzuye amashimwe, ashimira Imana kandi iracyakora byinshi ku buzima bwe. Twakire n'uyu mushiki wacu nawe agira ikindi ababwira, niturangiza turasenga tunasoze dushimira buri wese wadukurikiranye, kandi nanone dukomeza kubakomeza tubabwira ngo muhumure, Imana iracyariho, Imana iracyakiza, Imana iracyatabara. Ndashimira Imana ibyiza yadukoreye, ndashimira abavandimwe uburyo badufashije, uburyo batabaye hafi. Ndashimira nawe Pasiteri Laban uburyo Imana yagukoreyemo ukamfasha nkaba narakize. Imana yacu ikomeze ihabwe icyubahiro. Ndashimira n'ababyeyi banjye uburyo bambaye hafi, uburyo batantereranye. Ndabashimira cyane uburyo umwana wanjye bamubaye hafi, nkaba narakize ngasanga nta kibazo afite. Bose Imana muyimpere icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Bene data, bashiki bacu muri hirya no hino, mahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ni byinshi Imana yakoze kandi iracyanabikora, ariko ngarangiza mbabwira ni natwe si imbaraga zacu, twabonye Imana ibikora. Maze imyaka myinshi nsenga kandi nsengera ibintu bitandukanye, ariko nanjye bwari ubwa mbere Imana imbuje n'umuntu ufite uburwayi twita ngo gusara. Ninginga Imana irambashisha, kandi nanone Imana izakomeza kudukomeza twongeremo imbaraga. Nawe rero nducike intege, komeza ube ku rugamba, komeza uhagarare kigabo, ndutezuke, ndusebye Imana. Icyangombwa ni ugusenga no kuyizera, ibindi zabikora, kandi ibindi Imana yakizeheje icyubahiro. Ubwo rero reka turangirize ku iyi ndirimbo
ya 62 dukomeza gushimira Imana mu isengesho. Nawe aho uri, waba uri mu modoka, waba uri wawe, waba uri mu nzira, nawe dufatanye kuririmba hamwe no gusenga. Kandi nanone niba uri no mu kigeragezo, humura, Imana yacu iracyari yo kwizerwa, Imana yacu iracyatabara. Humura, mu gihe cyategetswe umurwayi wawe azakira, mu gihe cyategetswe umurwayi azava muri koma, mu gihe cyategetswe umuntu wawe ufunzwe azafungurwa, mu gihe cyategetswe kanseri izakira, mu gihe cyategetswe umutima uzakira, mu gihe cyategetswe muwumye ko humura umeze nabi, ariko humura mu gihe cyategetswe hari Imana ikiza. Mugenzi wanjye witinya rero, reka turirimbane, niturangiza turanasengera hamwe kugira ngo nawe tugusengere, wowe warucitse intege, kugira ngo nawe tugusabire ku Mana, Imana cyahabwa icyubahiro. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri, umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. N'amahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendereye amahoro, umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikira inzira y'amasenge. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikira inzira y'amasengesho. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana da, kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana da. Haleluya, Mana ishimwe cyane. Indirimbo yatubwiye ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, kuko azafashwa no gusenga. None wowe uri mukuru, uri umugabo, uri umudamu, urubatse, ibyo bigeragezo byigutera ubwoba. Yoboka inzira y'amasengesho, Imana uyemerere uca bugufi. Iyakijije Horesenga Josiane ndetse ikahereza amashimwe umukecuru, nawe humura, Imana iraje kukuremera amashimwe. Witinya, wigira ikibazo, wihangayika, nubwo ubona bimeze gutyo, ariko humura. Nyemerera ngusengere mu kigeragezo cyawe, umurwayi bwawe, reka ngusengere, dufatanye gusenga tunagana no ku musozo. Mana turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, urara kandi urakiranuka, ndetse ugira neza bugaca bukira. Turagushimiye nyakubahwa Mwami mwiza, tugushimiye amasaha, tugushimiye uyu munsi mu izina ryawe ryera, tugushimiye bano turi hamwe, tugushimiye bano bazadukurikirana hano kuri televiziyo. Mana bahe imigisha itagabanije, Mana utindane nabo. Tukweretse mushiki wanjye afite ikibazo, afite uburwayi, tukweretse mwene data afite uburwayi, arababaye cyane, ndetse muri we amaze kwiheba. Ongera umukomeze, umwongera imbaraga.
data wa twese mwiza mwamudukunda, ndagira ngo data wa twese mwiza mwamudukunda nawe muremera amashimwe, abona ubutabazi bwawe, abona imbaraga zawe, abona uburyo uri Imana ihembura mu izina ryawe ryera. Nyakubahwa Imana, ubu buhamya data wa twese mwiza reka buremyemo benshi umutima ndetse wo kongera kwihangana no gukomera, buremyemo benshi icyizere mu izina ryawe ryera. Uri Imana ikiza ibisazi, uri Imana data wa twese mwiza ikora kwambara ubusa tukambara, izina ryawe niryubahwe. Kandi nanone umuntu wo kongera gusenyera umukecuru nawe utindane nawe umubere Imana kandi umubere ingabo mu izina ryawe ryera. Komeza umukomereza amaboko, mwongera imbaraga umereze kunesha, komeza muhagarike kigabo data wa twese mwiza, mu gihe gikwiriye azongera guhamirize ko ari ibyo wakoze. Umubashishe, nongeye gusenga nsabira n'urugo, ndusabiye amahoro mu izina ryawe ryera, ndusabiye kunesha mwamudukunda data wa twese mwiza, ndusabiye imigisha myinshi cyane, kandi ukomeze kurinda abo muri uru rugo, urinde bashiki bacu bazadukurikirana mu izina ryawe ryera, abari mu Rwanda, abari hirya no hino ku isi mwamudukunda, abo bose nabo ndabasengeye, abatenteburitse data wa twese mwiza mwamudukunda, bari kunyura mu bigeragezo, bari kunyura mu makuba, bari kunyura ndetse mubere kubaharatura, ariko hirya y'icyo gihe, hirya y'iki gihe cy'uburwayi, hirya y'iki gihe cy'ebe bigeragezo bizaba ubuhamya. Natwe uyu munsi turano dushima, ariko bikomeye, ariko kwirukanga ku gasozi twabonaga byaducikiyeho, twabonaga Mana waturetse, ariko ushimye ko utaturetse iteka, ushimye ko Satani n'abadayimoni batsinzwe. Ngaho bana natwe bana na bene data bari mu bigeragezo, bari bacitse intege, batentebutse, ubereke kuri Imana igitabara, kandi urakoze ko ari cyo ukoze kuri bo. Niko tubasenge ku Mana mu izina rya Yesu, amen amen.